Yes, nanone bimeze bite sasa? Aracyari Savimbi wanyu nk'uko bisanzwe. Wenda gira ngo ugende ujye ku Cyogajuru TV show. Icyogajuru TV show nurangiza ukore subscribe, nurangiza ukore ku kazogera, ubundi hasigaye mwebwe mutugaye ikindi filime zirahari. Gasake na Kida Films Session Group Ghost Hunters. In episode ya kabiri mwibuke tubona episode ya mbere byagenze gute. Hari umuzimu wirereye umwana, none amaze kwirerera umwana ariko serekane kubisubiramo. None kwiyi nshuro iyo baduhishiye iki? Gasake na Kida film. Ghost Hunters nababwiye iyi ngine episode ya kabiri ngo mwitangiriro rya byose bijya gutangira. Rero burya Metrens of God ryakoresha amabuye akomeye cyane, arangije aza kuyakoresha yangiza imibumbe myinshi igiye itandukanye. Amaze kwangiza imibumbe igiye itandukanye byagenze bite? Byabereye ngejuru iyo ngiyo mwisanzure cyane. Hari umubumbe rero bitaga Asa, uwo mubumbe nawe uri mu mwe mibumbe ngo Metrens of yaje kwangiza. Yashakaga iki? Ngo ariko nanone Metrens bakaza kubyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu ubwo ni muri icyo gihe nyine akomeza no kugenda yangiza n'imibumbe bigiye bitandukanye, kubera ko hari umubumbe ngumwe yaje kwangiza bitaga Asa, ngo yakeka ko ari inkota y'agatangaza ifite imbaraga zikomeye cyane. Imibumbe yangiritse ni myinshi, yari afite imbaraga, amabuye yari afite imbaraga zikomeye cyane ku buryo ari imbura umubumbe wose. Ubwo rero ngo mu kugenda yangiza imibumbe ashaka n'imbaraga zitandukanye yaje gukora amakosa akomeye cyane, arangije ngo aza kurekura cyangwa afunguza ingabo zavumwe nyinshi. Aho ngaho rero akaba ngo ari naho ngo haje kurokoka umuntu umwe cyangwa ikivejuru kimwe, ariwe monster. Ibyo ni ibyabaye. Ariko nanone ngo mubumbe Metrens of yangije harimo umubumbe wa muzimu ukomeye cyane twabonye mu gice cya mbere witwaga Muzuka. Banza Muzuka aribwo yaje ku isi amaze kwangiza umubumbe we. Arangije Muzuka ngo yakoze uko ashoboye kugira ngo atabare abantu, ariko biranga. Byibura afunguye irembo ngo abatorokesha anyuzemo umwana umwe we wenyine. Wibuke Muzuka ageze ku isi yaje kwirerera undi mwana bari barataye, aramwirera ariko ngo hari undi mwana umwe we yatorokesheje mu irembo mbere yuko umubumbe wangirika. Ngo mwisanzure aje kuzura ibibuye biremereye byinshi cyane, ngo ari nabyo byaje kwitumbura ku isi, na bya biremwa bya zamani bya dinezoro ngo nawe byaje gupfira. Iyo ni inkuru dutangiranye, uraje usobanukirwe, kubera ko Savimbi ndari dutangiriye mu ishyamba ritazwi. Iri shyamba ibyahabereye mwarabibonye. Samweli mu ijuru yabaye director, arangije abana editor. Samweli mu ijuru, Kennedy na mugenzi we nabo barangije, nibo babafatira ishusho. Danibinya gutsindwa n'Imana, arangije filime arayandika. Dutangiye gute? Dore muri rya shyamba, urumva muri iri shyamba twabonye ibiyabera. Abantu nabo bifata ngo bagiye kurya isi, mujye mundebera. Baza kurya isi nyamara iri shyamba ntabwo abantu bazi ibiyabera. Muri iri shyamba habamo umuzimu wirereye umwana. Umuzimu uri kubata umwana wanjye barye. Umuzimu ntabwo ubufatika, ariko wowe warezewe ni umuntu nyamuntu. Bari barataye ari uruhinja arerwa n'umuzimu. Mvaga twenge iri shyamba bantu mujye kurya ubuzima. Buretse undebere roji ntago zihari, mujye kurya ubuzima mu mashyamba. Sheri ngewe buriya nibyo nakubwiraga, urumva nzaguye ikivu uko yakabeshya. Urabizi umuntu ushonje ntacyo atabeshya. Ababyeyi arabapfusha akavuga ati ndi imfubyi bahari. Hari ukuntu seriveri ku mana yanjye hano hantu hari ibiti by'ubwenge. Ngewe nzajya gutembera muri sitita wanjye. Gutemberera hehe? Wariya mu mujyi rwagati, numva na mu ishyamba do. Hakuno dore biriya bwatsi buri inyuma ukuntu ari bwiza. Mu bihuru nshaka iki? Ntago ndi umuhigi. Hakuno
uko batembera mu ishyamba, abaje muri iri shyamba ni benshi bagiye batandukanye. Kumbe dore nyiri ishyamba abantu baramwanza, bamaze kumwanga barajugunya, bamaze kumujugunya umuzimu uramwitorera. Abantu ari kubona baje muri rya shyamba rye, aba ndabafite. Uyu nguyu nimba ari ukubera ubushera, mbari yanyweye byeri nyinshi aza kwiherera arakamura. Ukumva uko akamura ari nyiri ishyamba. Ibi byatsi ukamura we uvamera dore amenyo. Ako se sheri kumera ukajya gukamura nyina mwiza nyuma yo kwitukuza yarasohokeye mu mashyamba. Arangije duretse undebere sheri se yagiye kanjye kumureba njye kumurunguruka. Agera sheri waragiye gukamura yabonye amaraso. Kibaba we sheri twari dufite ubukwe akibana amaraso kandi nawe baravuga ngo ruriya rwandi rutakwibagiwe bahita bacanaho. Nta kuntu sasa Kidamage mwe mwarabonye igice cya mbere ibintu byose yarabirotaga. Kidamage niwe muntu wenyine uzi ibintu biri kubera inaha ngaha, niwe muntu wenyine ibiri kuba ari kubibona mu nzozi. Ikibazo cyavutse, ese we ni muntu ki? Kubera iki yawe gatari mu ishyamba ibiyabera we? Ese abo bantu baba babuza ya roji we? Sheri rero buriya iri shyamba ryose ni iryanjye. Hano hari nyiri ishyamba. Iri shyamba njye nzaguhaho ikibanza. Urumva abasore nyine urabizi iyo umusore ashaka mugombo nta kintu atagusezerera. Mwe ati ngiye ufite ibintu wacu baba ni burayi bajya bohereza n'amafaranga yo gwagize gutya ari cyaciyeho. Ari cyaciyeho arakibona. Ayiwe baby ngiye nzaguhira ishyamba. Kumbe hari nyiri ishyamba. Aho ndebere hari nyiri ishyamba. Yaraje bwa mbere biba yabibonye mu nzozi, arabizi ko ahantu hari ikibazo. Ishyamba ryo nukuri nta kibazo ndemeye wangiwe dore za njuga. Aba ngaba bari mu njuga basomana bimwe bya Yuda na Yesu. Hari nyiri ishyamba wajya kumva ngo mama ngo tugere no gutembera ngo muri ya mashyamba ngo urumva umubyeyi nawe disi kagira ngo mwana dore ibyo baba barimo. Uyu yaraje dumwe muri ibyo hari cyamunyuzeho. Bagenzi babo bandi bari muri iri shyamba, abandi bantu bapfuye kare. Numbaze n'iki kibatwara. Uriya muzimu, uriya mwana warezwe n'umuzimu twaramubonye. Yaja barabizi hano muri iri shyamba arimo ikibazo. Akomeje kugenda bibona gake gake. Arangije numbaze arakora iki? Ese we ni muntu ki? Kuki biriya binakomeza kubibona mu nzozi? Ibiri kuba byose ni ukubera iki? Jonga mirabyira kubita inkuba. Arangije hari cyafungutse. Wibuke filime itangira. Arangije ahita yinyabya burirwa irengero. Ako kanya kimara kuburirwa irengero umuzimu unducaho kandi imizimu kugira ngo mumenye ko ari ibiri muri umwe. Gufungura irembo hari ibindi byinshi. Wibuke funguye ngo irembo metero nzova arimo arasenya ibibumbe ngo yaje ngo gufungurira ingabo zavumwe. Shiri oya baba babeshya. Ese iri shyamba ko ari iryacu kuva zamani. Ababeshya kumbe undi nawe bamucana. Ishyamba ni iryande. Hari umuntu wakuriye muri iri shyamba nagashaka umuntu urivogera. We muraza mukamura hano ku ishyamba. Iri shyamba hakuno wa undi ugize gutya gacaho numbaza agiye hehe. Uyu nguyu nawe warezwe n'umuzimu dayimoni nkuru. Dore ba bantu yagiye arya kunoza kabakoraho. Ba bantu yagiye arya burya ntabwo yabaryaga ngo abamare. Yarumagaho batangira gukanguka barasize urebe batangira gukanguka. Abo yariye niba ari kubazura, niba ari kwa kuntu agenda akaborora kugira ngo azongere abarye neza, niba agiye kubazura bakamukorera. Uyu mugabo ni vampire burara ukuntu ikuruma nawe ugahinduka nka yo we. Wari wikojeje nanone mu bico arongera aragaruka.
uribaza yizeye iki? Bigaragara ko ibintu biri kubanga bitamuteye ubwoba. Dore abo yari yarariye bose batangira kugenda bagaruka. Ego sha buze mbashyira mu kazi. Bivuze ngo atangiye kugira ingabo. Yajyaga bazonga ari umwe. Wari wayikojeje none mu bicu. Muri ndirembo hari undi wavuyeyo n'agatuza za yakareze, kandi umugabo aranyarutse, umugabo arabangutse. Niba ari ubufasha agiye kuzana, dore uburyo abura. Yagarutse ari mushya, dore uburyo abura. Ghost Hunters, iyi filime muyitege. Ibi ngibi nabyo muzabibona muri episode zakurikira. Bagize gutya baragambana imizimu, reka tuyirangize. Nabo bafite imbaraga zabo, bivuze ngo aragiye gushaka ubufasha. Noneho muri iri shyamba niho bigiye kubera ibintu bigiye kubera muri iri shyamba. Mwayibonye umuzimu wamaze kuzana abasirikare bawo cyangwa abandi bantu wakoze. Noneho abo nguyu nawe uvuye gushaka ubufasha nawe agira gutya kabura. Ubwo rugiye kwambikana, ninde uzatsinda? Na ubutanda bakunda cyane cyane risavimbi wanyu nkuko bisanzwe. Niba rero iyi filime muragenda mujya ahantu bita ku Cyogajuru TV show, mukore subscribe ubundi episode burukwije. Nanjye ndahababereye. Ciao ciao.